ntago kubitegura si ikibazo, habuze abantu bashora, habuze abashoramari, kubitegura nabirenze. Urubyiruko turahari, impano zirahari, habuze abashoramari. Ahubwo ubona ari ikibabura kugira ngo babe bagera kure cyane hashoboka? yanjye ikintu nabonye babusukana kera, wenda igihe biterwa n'ahantu umuntu aba yaravukiye, wenda Afro Eagles yaba ari Rubavu cyangwa Muhanga cyangwa Kigali, nabo baba barateye imbere kurusha n'abandi bavukiye aho ngaho. rero mboneraho gushimira padiri urubyiruko, abapadiri b'urubyiruko, abapadiri bakuru. Ibihe byiza kuri wasemo gukurikira Dreamax TV, ni umuhungu wanyu Ishimwe Karebo Comedy Buribanga, The Bad Man, The Game Changer kuri iyi mihanda. Iyi ni Dreamax TV. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe kuri Dreamax TV, ndetse nawe ukomeza kugenda utwereka yuko udukurikirana umunsi ku munsi. Niba uri umwe mu bantu 2500 birenga badukurikirana, reka ngubwire ngo uri umuntu w'ingirakamaro kuri twe. Uyu munsi wa none turi mu karere ka Karongi, mu murenge wa Gashari, mu kagari ka Birambo, mu isantere ya Birambo. Ndi kumwe n'umusore bamwita Fry Spark Dance. Turamwakiriye kuri Dreamax TV. Fry, ikaze kuri Dreamax TV. Thanks more. Kuri Dreamax TV rero tugenda twakira abantu bagiye batandukanye, mwagiye mubabona bagiye batambuka mu ngeri zitandukanye, abanyemano bagiye batandukanye. Umunsi wa none rero ndi kumwe na Fry Spark Dance, abenshi muri karitsiye bakunda kumwita Messi, abamuzi baramuzi. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo tuze kuganira hamwe n'itsinda rigari ry'ababyinnyi babyinana muri modern dance, mu itsinda ryitwa Afro Eagles hano mu Birambo. Ni sare bakoreramo, sinze reka nsabe cameraman atwereke sare bakoreramo. Ni sare yo mu Birambo ahazwi nko kwa padiri, ababizi barabizi. Navuga yuko ari nkayo Maison de Jeunes y'urubyiruko hano mu Birambo. Nibyo. Noneho Fry Spark, ndagira ngo mbere yuko tujya kureba itsinda rigari ry'ababyinnyi mubyinana, wigisha kubyina, sinzi niba ari byo, ariko nyine bari no kungurana ubumenyi, buri wese aragenda akareba ubumenyi bushyashya yungutse mukasangira nk'itsinda. Ndagira ngo ubanze umbwire Afro Eagles yatangiye ryari? Urebye Afro Eagles twatangiye cyane, nta ibintu nibuka, ariko ntitubuze imyaka 3 tumaze dukora. Ariko twatangiye turi abantu bagera muri 3 gusa, tugenda twaguka, hazamo bamwe baza bagenda, urumva harabaza babona bibi wenda talent atari kuyigwamo fresh bakagenda, hakaza abandi. Ariko ari abo twatangira nyine tugikomeje nyine n'ubu tukiri kumwe, hari abaje baragenda, hari n'abashyashya nyine tugenda twakira. Umaze kutubwira igihe Afro Eagles yatangiriye, ndagira ngo noneho umbwire ngo Afro Eagles mubyinana, ese ni urubyiruko gusa, ni abanyeshuri mu busanzwe bariga, biba bimeze bite? Oya, ubusanzwe ntago navuga ngo dutoranya abanyeshuri cyangwa ngo urubyiruko. Twebwe ushaka wese wiyumvamo impano turamwakira. Muri Afro Eagles nawe yaba ari umusaza bizi yaza muri Afro Eagles, ni welcome. Noneho ndagira ngo mbere yuko tujya kureba bagenzi bawe mukorana, ndagira ngo noneho umbwire umuntu wabashaka yababona ku zembuga nkoranyambaga. Twebwe wadushaka, urubuga rwa mbere dukunda kugaragaraho cyane ni urubuga rwitwa TikTok. Ariko twese tugiye dufite ama account agiye atandukanye. Mu gihe nshyira video zanjye nzishyira kwa Eric Fry Spark, niryo zina. Okay, none ubwo nabandi turi buze kuganira nabo batubwira amazina bakoresha, muze kubareba. Ndagira ngo noneho tujye kuri sare bakoreraho, murebe repetition uburyo kiba bimeze. Abakunda kureba ama video yabo, ese abayateguye gute kugira ngo muzabone za video nziza mukunda kubona z'ababyinnyi bababyinira mukishima neza cyane. Reka tujyane nka Dreamax TV.
bum bum, shake it bum bum, ba ba, shake it bum 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 bum, shake it bum bum, bum, shake it bum bum, me and you, shake it bum 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 bum, shake it bum 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 bum, shake it bum bum, shake it bum 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 bum. Ni Afro Eagles mumaze kubabona uburyo ki repetition biba byifashe, ntago biba byoroshye kugira ngo muzabone ishusho ryiza risa kuriya, cyangwa se muzanabone imbyino zibyinitse bimeze fresh kabisa. Ni kuriya biba byatangiye, ni kuri ababidutegura bakabikukinga bamara kubidutekera bimaze kumera neza fresh, bagahita baduterekera kuri TikTok bakatubwira ati nimwirebere show. Reka mbakire Afro Eagles, mbakira kuri kamera za Dreamax TV. Hano ni kuri sare, hano hepfo ni hamwe barepetera, niho tuvuye tuzamutse ruguru gato muri jaride kugira ngo tuganire. Bamaze kuza ni timu ngari, bano nibo babashije kuboneka muri Afro Eagles. Ndagira ngo tuganire, nayo ndi kumwe na Fly Spark Dance, niwe twabanje kuganira mbere, n'abandi baraje. Ndagira ngo babanze batwibwire nabo, nyamara ko twibwira dukomeze n'ikiganiro cyacu kuri Dreamax TV. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, ni Niyoyo Mveriya, ariko abenshi nyine kuri TikTok banzi nka Fly Kelly Art Dancer, niyo mazina yanjye. Wowe? Amazina yanjye nyine navukanye ababyeyi banyise Nizeyimana Byemvera, ariko nyine bamemba Kendrick kabisa. Kendrick. Kuri TikTok wowe witwa? TikTok yongeye ntabwo ndafungura urubuga rwayo, ariko nyine mbirimo pe. Wowe kuri TikTok n'ubundi amazina watubwiye n'ubundi ni yayandi ukoresha? Fly Kelly. Okay, ndabakiriye kuri Dreamax TV, kuri kamera za Dreamax TV. Ndagira ngo rero tuze kuganira, mutubwire ni urugendo ruba rutoroshye habe na gatoya. Hari abantu benshi bakunda kubona babona abastar wenda nk'urugero ba General Benda, ba T Brown ndetse n'abandi babyina, bakibaza ngo biba byaratangiye gute. Bitangira gake gake, umuntu agenda byubaka gake gake, ubundi agakora ibintu bikomeye. Umuntu iyo atangiye kugira aba followers bamukurikirana abantu 1000, bakavuga bati dufashe umwanzuro tugiye gukurikirana uyu muntu, tujye tureba ibintu akora, nuko haba hari ikintu kizima akora. Urugero nka Fly Spark Dance, muri buze gusura account ya TikTok murebe, afite aba followers 10,000 barenga, video zo sinavuga zirakoma, views n'ubwatsi. N'abandi nabo barimo baragenda bazamuka, ni gake gake umuntu agenda byubaka gake gake, ubundi akazakora ibintu birenze. Ndagira ngo mbakire kuri Dreamax TV, bagende batuganiriza se ni ibintu batangiye gute, ni ryari wiyumvishe yuko wifitemo impano yo kubyina. Ndaza guhera kuri Kelly, n'undi nawe aze kumbwira. Njye rero kuva kera nyine niyumvagamo impano yo kubyina, numva ko ari ibintu byanjye. Rero ubundi nangira kubyina, nabonaga nyine abantu dutuye mu gace kamwe bafite ama TikTok babyina, nkavuga ati njyewe wakora. Rero ndavuga ati reka nsatire nyine coach wanjye Fly, kuko nawe nabonaga bizi nyine, abatereka mwegere anyigishe. Rero uko niko namwegereye, mbonye nyine ndi kubishobora, nanjye mpita mfungura TikTok ya mbere. Gusa nyine naje kugira ikibazo ndayibura, mfungura indi, nuko byagenze. Okay, none wowe urugendo rwawe kugira ngo wisange muri Afro Eagles byagenze bite? Ngiye kugira ngo nisange muri Afro Eagles, nge navutse nyine niyumvamo kubyina, numva mbishaka cyane pe. Noneho nyine muri quartier, kubera ko ngiye nari mutoya nyine nta phone mfite, nabona uko mbona phone ngo ngende nitoze, nindangije negera mugenzi wanjye Kelly nyine, kuko dutuye muri quartier imwe, ndagenda nyine tukajya tubyina twitoza. Ariko nyine aza kumbwira ati rero hari umuntu nabonye watubera umuticu ubizi twakisunga. Nibwo twaje nyine twegera Fly, aratwigisha nyine tuhita dukora group. Abamaze kutubwira urugendo rwabo kugira ngo bisange muri Afro Eagles, none ndagira ngo nze kubaza Fly, ndibuze kukubaza, bamaze kukwegera urabona umuntu araje, buriya biragorana kugira ngo umuntu aze kubwira ngo ngiye ngo ndagerageza, ngo yumvamo ibi bintu ndabishoboye,
ibyo bintu utari usanzwe ubimuzo cyangwa se nta hantu wigeze umubona, biragorana kugira ngo ube wakwizera yuko koko ibyo bintu koko abishoboye. Byagenze gute kugira ngo wumve yuko ugomba kubakira mukaba mwakorana? Njyewe ubundi uko twatangiye nuko mugenzi wanjye twatangiranye nyine twajya tujyana n'ahantu mu tuntu tw'udutaramo ukuntu mu bigo by'amashuri kubyinayo. Mugenzi wanjye yitwa Randiri. Randiri. Uriya niwe twatangiranye. Uyu mupetikeri niwe yaje nyine ubona nawe akicara ku ntebe akareba uko tubyina atisanga kuri stage nyine. Ntabwo yazaga ngo ahita aza kuri stage akareba uko tubyina. Yaritinya gundi yabanje kwitinyamo nyine. Ariko uko ahora aza kutureba aza gutinyuka araza. Ngewe uko byadagiye nyine yari umuntu ubyina ubona nyine asiga beat ukuntu. Genda musubiza mu murongo yari abizi ubona ko nafite ubushake, ariko ubona ko beat ayisigamo iyo niyo difference naramubonyeho gusiga beat abina atagenda atagwa muri beat neza. Genda tubikosora yaje kuvamo noneho Kelly Fry nyine uko yabikubwiye nawe gugomba kuba Fry agafrying none Fry none ndagira ngo nze kukubaza ikindi kibazo. Sinzi niba bano nibo bonyine bari muri Afro Eagles bano bari hano. Aba ntago bari bo bonyine. Mugenzi wanjye Randiri nigizaza ntago yabonetse bitewe n'akazi wenda ntago yabonetse ariko nawe arimo. None ndagira ngo rero muri Afro Eagles abakobwa si ikibazo cy'abakobwa baracyari bakeya sinzi. Wabibonye nawe mu birambo nuko nta bakobwa tugira, abantu muze kumbwira nta bakobwa tugira cyangwa se abafite impano ntago bashaka kuzigaragaza. Ubona ikibazo ari cye mwese muri buze kunsubiza, buri wese ari buze kunsubiza ukabyumva. Naribi turagusubiza. Ubona ikibazo ari cye kuba nta bakobwa tugira bavuga bati njye mfite impano yo kubyina ndaza mbegere. Sinzi niba kwinjira muri Afro Eagles hari amafaranga wenda bishyuza wenda ko bati wenda banyishyuza amafaranga sinayabona, niyo mpamvu ntazamo ngo mba joining muri Afro Eagles. Muraza kumbwira ikibazo mubona mwebwe gihari, buri muntu araza kumbwira ikibazo abona gihari. Oya ikibazo si amafaranga. Kwinjira ntabwo dusaba amafaranga, nta n'ikindi kintu gisaba ngo kwinjira, kuko ibikoresho dukoresha birahari. Nta ni kuvuga ngo tanga umusanzu w'ibikoresho dukoresha, ibikoresho birahari. Nta kibazo cy'amafaranga ubundi gihari muri rusange, ahubwo abakobwa naje kuba mbafite bose barenga muri 6. Ni bimwe nakubwiye, ni bimwe nahoze mubwira. Bamwe baraza ejo nibagaruke, ukabona abandi baraje ejo nibagaruke. Nyine abakobwa ngiye navuga uko hazamo akantu ko kwitinya cyane. Abakobwa hazamo akantu ko kwitinya cyane, cyangwa bareba bakareba wenda nuza speed turi kugenderaho cyangwa performance turi gukoresha, nimba babona batazabibasha nawe wigize azanga mbwira ati biriya bintu nzi twabibasha. Avuga ati ibintu muri kunkoresha zirambyo zirihuta cyane kandi ngiye ibintu bisa kwiga gake gake. Wowe none uraza kumbwira wowe ubona ikibazo gituma abakobwa bisanga mu uyu mwuga wo kubyina cyane cyane muri no quartier ari bakeya, ari yihe mpamvu? Impamvu nyine abakobwa pe bafitemo akantu ko kwitinya, uko yaje akareba nyine nkaradukorera akareba ukuntu tubyina, arareba nyine turi kubyina waraza akicara atatubwira ati ngende shaka kwifatanya namwe, yareba ukuntu tubyina avuga ati ibintu sinabishobora akahita agenda. Rero nyine birasaba ngo abakobwa batinyuke, nabo impano zo kuba bazifite zirahari, ariko batinyuke baze nyine twifatanye pe, nabo babyiga buke buke kuko natwe nyine hari ibyo tutari tuzi. Kelly uraza kumbwira wowe ubona impamvu ibitera ari iyihe? Impamvu itera kuba abakobwa nyine bataza muri team yacu neza nuko buriya nyine kwitinya biba birimo cyane. Urabona nk'ubu mu minsi yashize nyine vacancy ya mbere hazaga benshi ariko nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, bareba ukuntu turi kubyina speed turi gukoresha akavuga ati twe hano ntabwo turimo pe. Niyo mpamvu pe. Ndakeka impamvu mumaze kuzumva zituma abakobwa cyangwa se abari bacu ari bakeya muri uyu mwuga. Hagataho Dirimax arako nakubwira, hari umusista nuko nyine yahise ajya kwiga agakomeza Universal. Ni umusista wari kwigwamo neza, wari kwigwamo witwa Last Queen. Na TikTok itarari witwa Last Queen. Nanibagiye ikintu narakirenga. Wabonaga ko ashoboye. Uriya we ni bad girl. Last Queen ni ukuri pe, narabibona nkabati cyaze uno mukobwa ibintu arimo arabimerita.
kandi n'ibimenyetso bikagaragara. Buriya ikintu nabonye cyo kuri TikTok, abantu umukobwa sibyo ufite gahunda yo kubyina uri gukora ibintu abizi, abantu arababona pe, abantu arababona, abantu baraza. Nta kuntu wambwira ngo umuntu akora afite karebwa n'ibihumbi 100 ari impanuka, cyane birenga ahubwo bikongera bikarenga, bakongera karebwa nta 50 bikarenga, ari impanuka, ntabwo ari impanuka. So ariko urumva nyine kuba yarahisemo iyo gahunda yo kujya kwiga ni ibintu byiza, ibintu byiza, kandi isaha n'isaha yaza n'ubundi muri vakansi twisunga tugakorana. Muri vakansi yaje turakorana nawe rwose, nyine abashaka kujya kureba nyine TikTok nayo ni Last Queen, niyo mazina ariho. Hari ikintu nibagiye kubabaza, nka Afro Eagles repetition aba ari kuwa kangahe? Uyu munsi ngiye mbasuye ari ku munsi wo kuwa gatandatu, repetition aba ari kuwa kangahe? N'ubundi mu bisanzwe mu gihe cya vakansi abanyeshuri batari ku ishuri, kuko aba bagenzi banjye bano bapeti tuba turi kumwe bariga bose, bose bariga, uretse ngewe wayasoje bose bariga. Rero mu gihe cya vakansi dukora ku munsi wo kuwa mbere n'umunsi wo kuwa kane, niyo minsi dukoraho. None mu gihe gutya twiga, mu gihe cy'amasomo dukora umunsi wo kuwa gatandatu gusa. Iyo habayeho challenge ituma wenda sare tutayibona cyangwa tutabona speaker yo gukoresha, tubyimurira ku cyumweru tugakora saa 8. None ndagira ngo mbabaze n'ikindi kibazo umbwiye gutyo, sare gukora muri sare, kubona speaker biba bimeze bite? Ni Afro Eagles n'ubundi yishatsemo ubushobozi mu kodesha sare, bigenda bite? Ako kantu niko nashakaga ahubwo yuko ugeraho, ugeraho mbonera no gushimira nyine abantu bamwe na bamwe. Mbere na mbere reka manze ngusubize ikibazo mbajije. Ikibazo sare urayibona ni sare kwa padiri, ni sare ya paruwasi. Speaker nayo n'abapadiri babidufashijemo, babonye yuko tubasha, dufite impano, ubwabo baravuga ati hano hari igikoresho, speaker turaza tuyibaha, tubatize sare mugende mukore repetition. Rero mboneraho gushimira padiri urubyiruko, abapadiri b'urubyiruko, abapadiri bakuru badufashe nyine bakareba ko tubashije, dushoboye, bakatwikira, bakaduha icyizere, bakatwihamo icyizere, bakavuga ati bari abana tubahaye igikoresho tukabaha na sare. Urumva yuko umuntu wakwizeye gutyo nyine akaguha speaker ye, akaguha na sare, urumva ntacyo yaba nakwimye ubwo ngubwo. Reka tumushimire cyane, padiri amashimwe, respect cyane. Umuntu wese ugerageza kubatera inkunga, umuntu wese ugerageza kuvuga ati aba bana bafite impano, reka mbatera inkunga uko nshoboye kose, mu bushobozi wenda buke buhari, cyangwa se niyo waba ufite n'ubushobozi bwinshi, icyambere ni umutima ukunze ukavuga uti aba bantu hari icyo mbona nabafasha, reka mbafasha. Ariko hari n'ikindi kintu buriya ngira ngo nze kubabazaho, hari ibintu twabuze mu Birambo hano muri ino karitsiye. Mbere hajyaga hakunda kuba ibintu by'ibitaramo, nyine show zikaba show, ibyo bintu ntabwo biheruka cyane, ntabiherutse. None ikibazo kiri, habuze ababitegura, habuze abashoramari bashoramo. Ikibazo gihari ni iki? Ntabwo kubitegura si ikibazo, habuze abantu bashora, habuze abashoramari, kubitegura nabirenze. Urubyiruko turahari, impano zirahari, habuze abashoramari ahubwo. Reka mbwire umuntu uri kureba iyi video, ndabizi benshi bazayireba, bafite icyo bagira, icyo babikoraho, bazabireba. Ndagira ngo mbasabe rwose, dukeneye rwose ibitaramo, dukeneye kubona impano z'urubyiruko rwacu zitera imbere, zigira aho ziva ndetse n'aho zigera. Reka nze kuvuga nti nko mu mikino hari abasitari benshi bavuka mu ino karitsiye, bagiye bazamuka kubera imikino, kubera kugaragaza impano zabo, zigenda zishyigikirwa, barahari benshi. N'izi mpano rero nazo zagira aho zigera, zikaba zatera imbere, zikagira aho ziva ndetse n'aho zigera, umuntu agatangira gutungwa n'impano y'ubundi, agatangira gutungwa n'impano, akavuga ati noneho bya bintu nkora urwego bigezeho ni ibintu byantunga, ni ibintu bishobora, niba ndi umunyeshuri byandihira ishuri, birashoboka cyane, niba mu buzima bwa buri munsi byantunga, nkaba nagira nanjye icyo nigeze mvuga ko nyikuye mu mpano yanjye. None ndagira ngo nze kubabaza ikindi kintu, hari nk'abantu bajya bagira nk'ibirori nk'ubukwe, sibyo, ibitaramo bisanzwe, bakeneyemo ababyinnyi, uwabashaka yababona gute? Usibye kuba yajya kureba ku izo mbuga nkoranyambaga zanyu, ntabwo haburaho nimero zanyu, ubundi uwabashaka yababona gute? Njyewe
njye ari njyewe nyine ni njyewe n'abakuriye. Yego. Njye ubusanzwe nkorera muri ino santere. Ubusanzwe nkorera muri ino santere, nkorera aho bita mu Kinyane, umutekinisiye. Kinyane kwa Fry Bitech. Kwa Fry Bitech. Munamusange munamuteza imbere. Abantu rwose mufite ibikoresho bya electronique bifite ibibazo rwose nandi ni kwa Fry Bitech. Andi na nimero bayihamagaraho 078. Yego. 34. Yego. 02. Yego. 943. Yego. Aha, tumaze kuganira nabo rero, ndagira ngo noneho tuze kuganira noneho na audience bakunda kubareba umunsi ku munsi, abantu bakunda kuza kuri repetition zabo, tuze kuganira nabo, twumve nabo imbamutima zabo, ese ko kubabona ibintu babishoboye cyangwa bakunda kuvuga ngo biyambarire byanze. Ubu noneho ndi kumwe na audience abari baje kubareba muri repetition, uburyo barepetamo, abakunda kubakurikirana umunsi ku munsi, bakunda kureba ibintu byabo. Ndagira ngo buri wese uri buze kujya avuga, aze kujya atangiza izina rye, ubundi avuge icyo akundira Afro Eagles. Amazina yanjye banyita Rukundo Atanazi. Yes. Ariko abenshi banzi ku izina rya Izi Mufasa. Icyo nzi kuri no groupe ya Afro Eagles nuko iyi groupe izi kubyina pe. Aba bana bafite talent, ikibazo imbogamizi bahura nazo nuko wenda babura aho baba bazagurira, nta bitaramo bikunda kuba inaha muri zino quartier, bitewe nta bashoramari bahaboneka, ariko byo biragaragara ko impano bazifite. Natwe tuba twifuza kujyamo, ariko bitewe nuko akenshi na kenshi tudakunda gukorera inaha, wenda tuba twagiye no ku ishuri, ubusanga nyine bitubongamira kuba twabona umwanya wo kuba twahagera. None reka mbanze nibarize na bano bana twari duhuye mu nzira bigenda, ariko nabo bakunda kubakurikirana cyane. Bakwita ngo iki? Nita Umuhoza Cedric. Umuhoza Cedric. Afro Eagles ujye ubabona babyina? Yego. Ubakundira iki? Bakundira ko babyina neza. Babyina neza. Afro Eagles babyina neza, n'abana barabakunda. Nari igire mu rugo noneho. Igire mu rugo. Twari tumutangiriye mu nzira, nawe atubwira yuko Afro Eagles abazi atagenda atavuze. Afro Eagles nawe urabazi? Ndabazi. Ubakundira iki? Bakunda ko babyina neza. Babyina neza? Video zabo ujya ukunda kuzireba hehe? Muri sale ya Birambo. Muri sale ya Birambo iyo bari kurepeta? Yego. Okay. Uzajya unatira telefone papa cyangwa mama, unareba ugende wandikemo Fresh Spark Dance, bahita bamukwereka abasore babyina neza cyane. Yego. Nari nagira mu rugo itahire. Abandi nabo uraza kumbwira bakwita ngo iki wowe? Wizeyimana Stanislas. Inde? Wizeyimana Stanislas. Wizeyimana Stanislas. Afro Eagles urabazi? Yego. Ujya ukunda kubareba hehe? Nepfo muri sale. Muri sale iyo bari kurepeta. Ukabona babyina gute? Byina neza. Nawe uzi kubyina? Yego. Uzi kubyina? Ngaho tubyina akantu gato yatureba. Tubyina akantu gato. Ugize isoni se? Oya, nta muntu w'umugabo ugira isoni. Tubyina akantu gato yatureba. Nyamara uyu mwana nawe muramushyiramo muri Afro Eagles. Nawe muramushyiramo. Nari wisamerese Merisirate. Mwebwe Afro Eagles muraza kumbwira, buri wese arajya abanza nyibwire izina rye, ubundi ambwira icyo azi kuri Afro Eagles. Kimwe kiraba gihagije gusa. So thanks. Amazina yanjye nitwa Sifa Chrétien. Nyine nge ikintu naba nkundira Afro Eagles, ushobora nyine kuba somehow ufite nyine wajagaraye, nyine ukaza ukabareba basi wenda nyine ukishima. Yego. Wowe ubakundira iki? Je mbakunda yuko bazi kubyina neza, uramutse uhaje waza bakakuruhura unaniwe. None ubona nyine nkawe sibyo, ubona ari iki cyakorwa kugira ngo batere imbere cyane kurushaho kuruta uko bameze ubu ngubu? Nuko wasura imbuga zabo za TikTok ukabasacinga ukareba video zabo. Ujya ukunda kureba video zabo? Rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe nawe ujya ukunda kureba video zabo? Wowe Afro Eagles ubakundira iki? Uranze unyibwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Bizimana Albert. Yego. Ikintu nkundira Afro Eagles, ubona ni abantu bashyize hamwe b'urubyiruko. Wenda hari n'abana wenda baba bafasha, baba bagiye hanze wenda bibirara, nabo baza bagafatanya, gatuma n'abandi bana wenda batajya no mu ngeso mbi. Nicyo mbakundira. None wowe sibyo, iyo urebye nyine Afro Eagles uburyo barimo baragenda batera imbere, niba ukunda kubakurikirana, ubona ari iki babura kugira ngo babe bagera kure cyane hashoboka?
yanjye ikintu nabonye babuze kuva na kera, wenda igihe biterwa n'ahantu umuntu aba yaravukiye, wenda Afro Eagles yaba ari i Rubavu cyangwa i Muhanga cyangwa i Kigali, nabo baba barateye imbere kurusha n'abandi bavukiye aho ngaho, ni icyo ngicyo baburaga, ariko nyine kujya kubasura kuri TikTok no kuri YouTube ukabasacinga guflowinga nabyo byafasha. Yego, murakoze cyane. Ndakeka nta wundi tutaganiriye. Njye nari Ishimwe Caleb, iyi ni Dreamax TV, twari turi mu karere ka Karongi mu murenge wa Gashari mu kagari ka Birambo mu isantere ya Birambo. Twari twagiye gusura Afro Eagles, abanyempano bafite impano yo kubyina. Ndagira ngo mbasabe nyaboneka muntu uri kureba iyi video ugende ubashyigikire, isaha n'isaha nabo bagira aho bagera, tukaba tubabona nk'abano basitari tubona babyina nabone gutya baba baratangiye gake gakeya, ndetse nanakomeza gushimira cyane abakomeza kubashyigikira umunsi ku munsi. Nawe uyu munsi wiyongereyeho mu babashyigikira, reka ngushimire nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Hasta la vista.